namwe iyo munywa. Namwe iyo munywa, iri jambo ngo namwe iyo munywa ndashaka ko buri wese yarigerageza kurizirikana. Pour être tout être vivant a besoin d'eau. Igihumeka cyose gifite ubugingo gikeneye amazi. L'homme peut vivre jusqu'à 6 semaines sans nourriture. Mwene muntu ashobora kurangiza ibyo hafi iminsi 42 cyangwa se ibyumweru 6 atarya. Mais seulement quelques jours sans eau. Ariko yabuza amazi aramakanya gato cyane. Chacune de ces cellules en a besoin. Buri rugingo ingirangingo zawe zose zikeneye amazi. En effet, l'eau présente environ 70% de notre poids, environ 50 litres pour l'homme et 40 litres pour la femme de taille moyenne. Abantu bafite igihagararo gihagije 70% yabo bigizwe n'amazi. Ubwo ibyo kurya ni 30%. Umugabo akeneye litre 50. Muri ubwo buzima bumeze gutya umugore akakenera 40, cyane cyane iyo atabaza akabije kuba barebare cyane cyangwa banini. Il est préférable de boire de l'eau légèrement tiède ou fraîche. Ushobora kunywa amazi akonje cyangwa yakazuyaze. La prise d'eau glacée au moment de repas interrompt la digestion. Iyo umuntu anywa amazi akonje ari kurya biburizamwo imyanya inoze byo kurya. Il diminue la sensation de soif. Yarangiza urugero rwo gukunda kugira inyota rugashira. Il vaut mieux boire entre les repas en s'abstenant de tout liquide 30 minutes avant le repas jusqu'à 2 heures après le repas. Byaba byiza ko wirinda kunywa amazi uri kurya ukibuza kunywa ahubwo yarangiza ukanywa amazi mbere y'iminota 30 ngurye kandi ukirinda kuyanywa minota 30 urangije kurya ahubwo ukanywa hashize amasaha 2. Boire à manger diri les enzymes digestifs et ralentir la digestion. Kunywa uri kurya imimvuzo zawe zishinzwe kunoza ibyo kurya ziragabanuka kandi baravuze ngo bigatinza igogora. Niyo mpamvu birivuze ngo niba umuntu afite inyota naze Yesu amuhe amazi y'ubugingo. Pour les malades et pour les bien portants, abazima n'abarwayi, l'eau pure est l'un des plus précieux bienfaits du ciel. Amazi meza ni ubutunzi bukomeye twahawe n'ijuru. Son emploi judicieux procure la santé. Gukoresha amazi neza bitera amagara mazima. Buvez-en beaucoup, mujye munywa menshi. Elle répond aux besoins de l'organisme. Atanga ibisubizo ku ngingo zawe. Aide la nature à résister à la maladie. Uretse no kurangiza amakene y'umubiri, ahubwo atuma umubiri ushobora guhangana n'indwara. Nijo biti gitabo cyitwa Ministère de la Guérison 203 cyangwa se Ministère de la Guérison umurimo w'ubuvuzi page 203. Pour bien fonctionner, kugira ngo ingo zawe zikore neza, les organes et les tissus du corps ont besoin de beaucoup d'eau. Kugira ngo ingingo zawe zikore neza, imihore n'ingingo bikeneye amazi menshi. Certaines des fonctions vitales de l'eau sont suivantes. Dore bimwe amazi akora nibi. Kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva twe kujya turangara gusa ahubwo turebe n'ibisabwa. L'eau est indispensable pour la bonne circulation. Pour une bonne circulation sanguine. Amazi arakenewe cyane kugira ngo amaraso atembere neza. Icyo ni kimwe. Amazi arakenewe cyane kugira ngo amaraso atembere neza. Au poumon. Haba mu mpyiko, haba no mu gihaha, airapon, des déchets à éliminer. Arega amazi ingingo zikora neza, amazi impyiko zikora neza, amazi ibihaha bikora neza, amazi uruhu rukora neza, maze imyanda igasohoka bitagoranye. Le transport aussi les globules blancs, amazi yajyana abasirikare b'umubiri aho bakenewe kisatake au microbe au germe, maze amazi agatuma umubiri ushobora kurwanya mikorobi ndetse n'imbuto z'indwara. L'eau permet de régulariser la température corporelle. Amazi atuma ubushyuhe bw'umubiri buba ku rugero rwuzuye kandi rwiza. Hepfo byinshi cyane, soulage la fatigue physique et mentale. Amazi atuma umunaniro mu bwenge no mu mubiri ubabike. Le cerveau est constitué d'environ 85% d'eau. Ubwonko bwawe bugizwe n'amazi kuri 85%. L'eau lubrifie et protège les os et les articulations. Amazi yoroshya ingingo kandi akarinda amagufa ndetse n'ingingo zihina.
l'eau est nécessaire pour la production de salive et de sucre digestif. Amazi arakenewe cyane mu gutuma mu kanwa hatuma ndetse n'imyanya z'ibyo kurya igakora neza. L'eau forme la base de liquide qui irrigue constamment les yeux. Amaso yawe kugira ngo yorohe akeneye amazi. L'eau permet de régulariser la température. Mbese hari ubutunzi bwinshi cyane. Amazi arakenewe ku mpyiko, amazi arakenewe ku bihaha, amazi arakenewe ku ruhu, amazi arakenewe mu gifu no mu mara. Chaque jour le corps est alimenté en eau par la prise de nourriture, et par processus métabolique d'un verre et demi. Arega byo ngino ubwabyo gusa ibyo kurya turya biba birimo amazi, umubiri w'umuntu ukeneye amazi, n'igihe wayasibye hari igihe ubona ukabona utagize, ariko amazi nicyo amaze arakenewe. Ni rya rero asohoka, aravuze ngo asohoka umuntu ahumetse, agasohoka ari uko umuntu ibyo kurya binogejwe, iyo uri kwituma amazi arasohoka. Iyo imisemburo yawe ngengamubiri byo bita hormone zikwirakwira neza mu mubiri ku bw'amazi. Le contrôle de la température, ubushyuhe bugenda ku rugero bitewe n'amazi. La lubrification des muscles, des os et des tendons, ibitsi byawe, amagufa yawe, imihore yawe imererwa neza ku bw'amazi. Des tissus bien nourris en eau sont mieux contre les blessures, protège contre les blessures. Abantu banywa amazi niyo bakomeretse ntabwo ibisebe byabo bitinda gukira. Rero ngire ntatinze kure cyane na gato, kuko umugambi kwa rugamba tumenye neza ko ubutumwa bwiza buradukiza, ariko nifujije kuganira namwe gusa mwitaye ahantu ngiye gusoma, kandi nifuza ko buri wese yazirikana ibintu. Kino gihe cyacu hari ingorane ziriho nshaka ko mwumva. Hari igihe abantu buno basigaye bagira proteine nyinshi mu maraso, yarangiza kandi amazi ari make, bigatuma aho zinyuze hari aho zigomba gutinda zikiremamo udusenyi zikavurirana. Aho ni nko mu mwijima, mu gasabo k'indurwe ndetse no mu mpyiko. Iyo hamwe baravuga ngo bamwe babyita calcul, abandi bakabyita lithiase. Noneho izi za calcul biliaire cyangwa urinaire, benshi cyane bagiye bagwara iyo misenyi igiye ibisha mu mubiri, igahirikoza utuntu tumeze nk'umutubyimba. Noneho aba bantu bakeneye inanasi. Mujye mukunda kurya inanasi kubwo kwikingira imisenyi yo mu gasabo k'indurwe. Mujye mukunda kurya imboga bita artichaut. Ushobora kuzibona ukaziteka amazi yazo, yarangiza ayo mazi azibura imitsi ijyana amaraso kugira ngo proteine zitazibiramo. Asperge nabyo ni imboga zidakunda kuboneka cyane, ariko ziraboneka ku bantu baba bari nko mu mijyi, barabizi zibaho muri za alimentation. Aubergine, intoryi nazo wazitetse uzihase, yarangiza nazo zirakenewe, zikuramo utwo tuntu tw'imisenyi. Bleu, ingano nazo zirakenewe mu kuzikoresha zitetswe kwa kundi zitekwa nk'ibyo bita imbuguyu, yarangiza zitekana nk'uko bateka umuceri. Ibyo nabyo bituma abantu batagira iyo misenyi muri bo. Two bita cerise ni utubuto natwo tugiye kumera nk'imbuhu, ariko duto duto tuba mu bindi bihugu, ariko impamvu aya mazina avugwa ni uko ku migabane yose y'isi ahatari iwanyu ariko hariho abanyu, batwita cerise. Yarangiza zakenewe. Imboga zitwa cresson nazo zirakenewe cyane ku bintu byo kubutuma abantu batagwara imisenyi yo mu gasabo k'indurwe. Fraise, inkeri nazo z'interano zaziri bita ngo ni za kizungu, izo nazo zirakenewe mu gutuma abantu batagwara imisenyi yo mu gasabo k'indurwe. Noneho jus de cresson, igihe za mboga wazikamuka mu mutobe wazo bita cresson, nazo zibaho ukaba ufite amahirwe yo kutagwara agasabo k'indurwe. Imboga bita leti ni imboga z'amashu zigiye kumera nk'amashata wumva, ntabwo ziba nini, zigiye kuba umuhondo hamwe na hamwe, ahandi zikaba icyatsi kibisi, ahandi bakazita salade. Izi mboga zirakenewe, abazirya ari mbisi nabo bafite amahirwe yo kutagwara udusenyi two mu gasabo k'indurwe. Olive, erayo yaba ari imbuto zayo cyangwa amavuta yayo birakenewe cyane kugira ngo amaraso yawe ajye ahora yoroshye, ye kugira hazibira, yoroha horagenda kandi imisenyi ye kukuzamo. Artichaut, aya pisari, imboga bita pisari ni nk'ibyatsi bimera mu kigunda, birufite n'uruhare rukomeye cyane mu kuvura umwijima iyo bitetswe ukanywa mu cyayi cyabyo, ariko pisari ibuza imisenyi mu gasabo k'indurwe. Pomme de terre, ibirayi nabyo ubwabyo, dufite igihe cyo kurya ibirayi, ariko dufite ingorane yo kubirya nabi. Tubirya gusa buri gihe bihase,
byamaze kuzimiza ubutunzi hagati y'igishishwa n'uruhu byonyine ubwabyo gusa. aho ngaho ukeneye ikirayi radi noire, imboga bita radi zigiye kumera nka karoti ariko zirabura, nazo zikunda kuba duto duto, zerera iminsi hagati y'iminsi 18. iyo zameze ubara iminsi 18 kugeza kuri 45 zikaba zishaje. urumva ko ni ukwezi n'igice, ni hagati y'igice cy'ukwezi n'ukwezi n'igice ukaba uzi kuzihinga mu dukopo, kuzihinga mu majerekani, kuzihinga mbese kuzihinga ni nziza cyane uzishyize ku muryango cyangwa inyuma y'inzu. hari parisere zipfuye ubusa abantu birirwa bateraho n'ibiti bitaribwa, n'utwatsi washyize iruhande. igihe dufite n'impumuro nziza cyane cyane nk'iyo mutera ibyatsi by'imihondo ntabwo bigira impumuro nziza, yarangiza ntacyo muri netwayaje ntabwo bifite ibintu byinshi cyane byakorera oxygen, ahubwo kiretse ibiti cyangwa ibindi byatsi bifite ibara ry'icyatsi kibisi cyangwa imboga nka za dodo kuzitera aho ngaho. aho kuzengurutsaho uduti gusa ujye uzengurutsaho n'utwo tuntu twa radi kugira ngo nibura igihe umwijima uri kwiyenza namwe mujye mukora ibishoboka byose byawuproteje. noneho ubuke nizo bitareze inzabibu, izo bita grapes mu cyongereza, nazo bitareze mu gifaransa nizo bitwa inzabibu mu kinyarwanda no mu giswahili. yarangiza izi nzabibu zifite amahirwe akomeye menshi cyane kuri bamwe. iyo uziriye ibiyiko 3 byazo mu gitondo ukabikora iminsi 7, hagati y'abagabo n'abagore ubushake bwari bwagabanutse, batakishimiranye, imibiri yabo idakeneranye, bisa naho ishaje imburagihe, byanze bikunze inzabibu ziraguhembura. icyo ni kimwe. ku mwijima by'ubwabyo gusa zifite amavuta atuma umwijima woroha, yarangiza ukaba decongestione, yarangiza mbese ukoroha, ntiwongere kuremererwa n'ibintu bimeze nk'amavuta, yarangiza ukazishyuha ntukonje mu maraso agenda akonje. noneho si n'ibyo gusa, kuba bubuzi bazi ko abantu bakunda gukoresha inzabibu mu bwenge, ntibakunda kwiheba no kunanirwa ubusabusa ko mu bwenge usange yivumbagatanyije yarakaye, akubwira aho yakubwira seka, yaba ari yego akayikubwira neza nyine, ariko ntusange asa n'umuntu ujunjamye mu bwenge, mbese ntabyagira mu bwenge, ubwenge bwe buba bwangutse cyane ku bw'inzabibu. niyo mpamvu Yesu yise ngo ni wo muzabibu w'ukuri. yarangiza inyanya zo bita tomate nazo zirakenewe, ndetse ni ikiribwa cyagenewe buri munsi, akaba ndetse n'iyo gitetse niho kigira imbaraga nyinshi kuruta ikibisi. noneho kubw'ibyo birazwi ko abantu barya inyanya muri sose ya soya n'amashaza bivanze bafite amahirwe abagore bafite amahirwe yo kutagwara kanseri y'amabere, abagabo babirya 3 mu cyumweru bafite amahirwe yo kutagwara kanseri ya prostate. abagore barindwa amabere iyo babiriye, abagabo bakarindwa prostate iyo babiriye. rero bavandimwe, tutabatindiye ingingo twari dushaka kwerekezaho nangaha, Yesu arashaka gukira, ariko ko ari umukiza ashaka kugukiza icyaha, Yesu ashaka kugukiza ubuyobe, Yesu ashaka kugukiza kwibwira, Yesu ashaka kugukiza imico mibi, Yesu ashaka kugukiza ubutandame, Yesu ashaka kugukiza uburangare, Yesu ashaka kugukiza n'indwara. uzakira n'umwizera. Reka tumutegeho amakiri gitondo n'ikigoroba, ubwenge bwacu bwerekeza aho ashaka, imbaraga zacu zose zifite mwibye, kandi buri wese yumve ko kwigirira neza kwamufasha, kwamwunganira, kwamukomeza, mbese kwamufasha ku kantu kose. Niyo mpamvu mu gihe twerekeza ku cyerekezo cyo kusoza, kongere twifuze ngo dukeneye no gukora, dukeneye no kuvuga, dukeneye no guseka, dukeneye n'iwacu heza. Yarangiza ngo nibura umuntu wese abashe kumenya Yesu umucyo w'isi, Yesu twavuga ngo udufitiye byose kandi akadukorera byose, tujye tumushakaho imbaraga nyinshi cyane. Mu gitabo cy'ubusomeye byose 333 haranditse ati la puissance de Christ continue à transformer en messager de justice ceux qui se sont laissés dégrader au point de devenir des instruments de Satan. Imbaraga ya Yesu iracyafite ubushobozi bwo guhindura maze abari abakiranirwa bari ingabo za Satani bagahinduka intumwa z'ibyo gukiranuka, maze aho bari harononekaye baragizwe ibikoresho na Satani bagahinduka beza. Les fils de Dieu les envoient ensuite raconter tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Amaherezo nawe uzagenda uzaba muri ba bandi bazajya babwira abandi ngo dore iby'Imana yankoreye, dore n'imbabazi yangiriye.
yarangiza ukeneye nawe kuzabwira ibyo Imana yagukoreye. Rero bavandimwe, reka twite kuri izi ngingo zikomeye, buri wese yishakire kwakira agakiza, ako gakiza nawe ukagenderemo, ako gakiza nawe kaguturemo, ako gakiza nawe kagukoreshe, ako gakiza kagukoreremo, ako gakiza nawe kagukize, we kuba inkurikizi mu by'Imana. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu.